Mwongeye kwirirwa uyu munsi twagarutse kugira ngo tuganire ku mateka y'abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero abakunzi bacu baratwandikiye bifuza kumenya ibyitwaga ntibavuga cyangwa se bavuga. Iyo bavuze ntibavuga bavuga ubushatse kuvuga ibitavugwa ahubwo ukagaragaza ibivugwa. Bimwe ntibivugwa ibindi biravugwa. Ubwo rero ni kwa kundi ubuganira n'umuntu akumva yuko uzi ikinyarwanda, akumva yuko uri uw'i Rwanda, akumva yuko nyine utari mu Rwanda rw'iyo. Twakusanyije amagambo rero amwe namwe. Ni amagambo akoreshwa mu kinyarwanda ariko rimwe na rimwe abantu baba batazi, cyangwa se ugasanga umuntu ayavuga atazi yuko ari ikizira cyangwa se bidakwiriye kuvugwa mu kinyarwanda. Ni amagambo rero atandukanye arimo mu buzima bwa buri munsi, yewe hakaba ari n'amagambo yakoreshwaga ibwami. Ni amagambo atari make, turaje rero tuyasesengure, tuyarebe, turebe uko bavuga, turebe n'uko batavuga. Turaje mu kanya. Mahirwe yanjye wagiye he konsangira inyanya n'inyoni. Muri bavuga ntibavuga rero uyu munsi turaje tubisobanura nk'uko twabibabwiye. Ntibavuga gusuka amata mu gisabo, ahubwo bavuga kuyabuganiza. Ntibavuga kuvanamo amavuta mu mata, bavuga gusobanura. Ntibavuga kubika icyansi cyangwa se igisabo, bavuga gusobanura nanone. Ntibavuga kurangiza koza icyansi, bavuga guhumuza. Ibi rero bikajyana no gukama. Ntibavuga kurangiza gukama, bavuga guhumuza. Ntibavuga kumena amata ubishaka, byitwa kuyabikira cyangwa se kuyabyarira. Kumena amata rero utabishaka byo bavuga ko ari ukuyabogora. Ntibavuga uduta, bavuga amata. Ntibavuga amata y'inka ikibyara, ahubwo bavuga umuhondo. Amata y'inka yenda guteka, bavuga amagonera, amanga cyangwa se amasuga. Amata inyana yanze konka, bayita amakaba. Amataraye ataravura bayita umubanji. Amaze kuvura rero ayo nyine ni amata yitwa ikivuguto. Amata y'abashumba bayita imyezo. Amata y'ikivuguto kitavuruze ni ukuvuga nyine amata ataranyuramo umutozo. Twibuke neza yuko amata avurugishwa umutozo. Ayo mata rero yitwa amenda cyangwa se amenda. Agati bavurugisha amata kitwa umutozo nk'uko twari tubibonye haruguru. Umuheha banywesha amata witwa umuceri. Ibi rero ni bimwe mu byo twabakusanyirije, ariko mu kanya turaje turebere hamwe ibindi bishobora kuba bivugwa ibwami cyangwa se ikambere ibwami nyine, ibyo ushobora kuba utazi cyangwa se waruzi, ariko twabigerageje kugira ngo niba utarubizi ubimenye, niba warubizi kandi ukomeze ubishimangire. Ibwami rero ntibavuga umurambo w'umwami, bavuga umugogo. Ntibavuga kubyutsa umwami, bavuga kumubambura. Ntibavuga kumusinziriza cyangwa se gusinzira k'umwami, bavuga kumubikira. Ntibavuga kugenda k'umwami, bavuga kurambagira. Ntibavuga kurya, umwami arafungura. Umwami ntapfa, ahubwo aratanga, agatanga ingoma hanyuma akazungurwa. Umubiri w'umwami bawita igisasiro. Inzu y'ibwami bayita ingoro. Umwami ntiyicara, arateka. Ntibavuga abana b'umwami, bavuga ibikomangoma. Ntibavuga kujya ku ngoma k'umwami, ahubwo bavuga kwima ingoma. Kubyuka k'umwami nk'uko twabibonye nyine ni ukwibambura. Kuryama ni ukwibikira. Kurwara bisobanuye kuberana. Intebe yitwa inteko.
ubwo nyine ni ukuvuga intebe y'umwami. Ingobyi rero, ingobyi igendamo umwami yitwa ikitabashwa. Umwami rero aho aramirizwa bahita ijabiro. Kumuha ikuzo byitwa kumuramya. Ngibi rero ibyo twagerageje gukusanya nk'uko mwabidusabye. Niba nawe wifuza kumenya imibereho cyangwa se imigenzo n'imigenzereze yabo hambere, watwandikira hasi muri comment ukatubaza icyo ushaka kumenya, hanyuma tukagishaka tukungurana ubumenyi, tukungurana ibitekerezo. Aha rero ni kubirare by'insigamigani nkuko tubihora tubibashishikariza. Turagusaba kugira ngo wiyandikishe aho hasi, ujye umenyeshwa igihe, umenye ko twashyizeho ikintu runaka, umenye amateka, umenye ururimi, umenye umuco w'abanyarwanda. Naha rero ducumbikiye, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. Ndahenda amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera. Nasabye umukobwa w'igitego baramutinye, babimenye baramunyiba. Mahirwe yanjye shumbushundi nshira amarira. Mahirwe yanjye shumbushundi nshira amarira.